Reka twongere tubahe ikaze n'ubundi kuri Ibiboneye TV, abakunzi b'Ibiboneye TV ariko kandi abakunzi ba Bibiliya yacu ijambo ry'umunsi. Muri iyi minsi turi kwiga ku byerekeranye n'isano Bibiliya ifitanye n'uburezi, ubwo ni Bibiliya n'uburezi. Ubu rero tugeze ku nyigisho yitwa kwigira ku byaremwe. Imana mu byaremwe ubwiza bwayo bwakwiye ijuru kandi isi yuzuye gusingizwa kwayo. Abakuki igice 3 umurongo wa 3. Ibyaremwe byose bigaragaraho ikimenyetso cy'ubumana. Ibyaremwe bihamya ko Imana iriho. Umuntu wese ushyira mu gaciro yitegereje ibitangaza n'amayobera aboneka mu isanzure ntabura kubona imikorere y'ububasha batagira iherezo. Ntabwo isi itanga ubukungu butunze abantu kandi ngo izenguruke izuba kuri buri mwaka biturutse ku mbaraga zayo bwite, ahubwo hari kuko kutaboneshwa amaso y'abantu kuyobora imibumbe mu rugendo ikora mu kirere. Hari ufite ubuzima bw'amayobera ku bantu wuzuza isi ibiriho, niwe ubeshaho imibumbe itabarika. Ubuzima atanga nibwo buba mu gasimba gato cyane gahuha n'umuyaga wo muki, nibwo buha intashya amababa igashobora kuguruka kandi bukagaburira utwana tw'igikona dutaka, rugasohoka mu gengararo maze imbuto zarwo zikajya ahagaragara. Bavandimwe rero ngaho ni mu kuri subscribe kutarayikora niba ari gufunguye bwa mbere, kandi no kuzuza kugira ngo ukomeze ubona ibiganiro. Hanyuma kandi ni mu kuri like, mu duhe comment, mu sharing ibiganiro n'abandi bantu babireba ari benshi umuryango wiyongere. Ubwo bubasha bubeshejeho ibyaremwe ni nabwo bukorera mu muntu. Ya mategeko akomeye agenga imikorere y'inyenyeri n'utuntu duto cyane ni yagenga ubuzima bwa muntu. Amategeko agenga imikorere y'umutima akagenga imiterere y'imbaraga izana ubuzima mu mubiri wose. Ayo ni amategeko ya nyir'ubwenge buhebuje, we ufite ubutware ku bugingo. Ubuzima bwose bukomoka kuri we. Imikorere nyakuri y'ubugingo ishobora kubonerwa gusa mu kutabusanya nawe. Igisabwa kigomba kuzuzwa ku byo yaremye byose ni kimwe ari kiki: ubuzima bukomezwa kubwo kwakira ubugingo bw'Imana kandi bugakoreshwa mu bihebuje n'ubushake bw'umuremyi. Kwica amategeko y'umuremyi yaba y'umubiri, agenga umubiri, ubwenge n'imibereho y'abantu muri rusange, ni ukwitandukanya na gahunda y'imikoranire n'isanzure, ni ukuzana ukusanya umuvurungano no kurimbuka. Bityo ku muntu wiye gusobanukirwa ibyisho ibyaremwe bimwigisha, asanga ibyaremwe byose bifite icyo bisobanura. Icyo gihe isi iba igitabo yigiramo naho ubuzima bukaba ishuri. Isi ni igitabo yigiramo naho ubuzima bugahinduka ishuri. Kunga ubumwe k'umuntu n'ibyaremwe ndetse n'Imana, ubutware bukwiriye isi n'amategeko byose n'ingaruka zo gucumura. Ibyo byose ntibyananirwa gukora ku ntekerezo z'umuntu no gukwindura imico ye. Ibyo nibyo byigisha abana bacu bakwiye kwiga. Ku mwana muto utarashobora kwigira mu bitabo cyangwa ngo yinjizwe muri gahunda yo kwiga y'akamenyero ikorerwa mu ishuri, ibyaremwe ni isoko idakama itanga inyigisho z'umunezero. Umutima utaranangirwa no guhura n'ibibi usobanukirwa vuba n'Imana igaragara mu byaremwe byose. Ugutwi kutarazirwa n'urusaku rw'iby'isi kuba kwiteguye kumva ijwi rivugira mu byaremwe. Naho ku bana bisumbuye bakeneye guhora bibuswa iby'umwuka n'iby'iteka ryose. Ibyaremwe byigisha bucece. Ibyaremwe bitanga biba isoko y'umunezero n'amabwiriza. Uko abaturage bo muri Edeni bigiraga ku byaremwe, uko Mose yashoboye gusobanukirwa n'inyandiko y'Imana yari kubibaya no mu mpinga z'imisozi ya Arabiya, kandi na Yesu akiri umwana akabona iyo nyandiko mu mabanga y'imisozi y'i Nazareti, niko abana bo muri iyi minsi bashobora kumwigiraho. Ibitagaragara byerekanywe hakoreshejwe ibigaragara. Ku kintu cyose kiri ku isi, uhereye ku biti by'inganzamarumbo byo mu ishyamba ukageza ku tumera duto cyane turandaranda ku rutare, kuva ku nyanja ngari ukageza ku bikonoshwa by'ikinyamujonjorerwa bitakara ku nkombe, abana bashobora kubibonaho ishusho y'Imana n'inyandiko yayo. Uko bishoboka kose, ni musyo umwana ashyirwa ahantu iki gitabo gitangaje kiba kibumburiwe imbere ye uhereye akiri muto cyane.
mureke umwana yitegereza ibintu by'agahozo biri mu kirere byashushanyijwe n'umunyabugeni uhebuje abandi. Mureke umwana yimenyereza ibitangaza biri ku isi no mu nyanja. Mureke yitegereze ubwiru bwerekeye uko ibihe by'umwaka bikurikirana, kandi yigiye iby'umuremyi mu mirimo yakoze. Nshuti bavandimwe, murabyumva by'uburezi ariko bugendeye ku kwigira mu bituzengurutse, muri nature, inyoni, ibibaya, ibiyaga, ibikombe, imisozi, mbese byose mu kirere, kureba inyenyeri, kubona ukwezi, kubona izuba, kubona ibihe by'impeshyi, iby'itumba, kubona uruhererekane rw'ibibera mu mashyamba, uko Imana itunga buri kiremwa cyose. Harimo urukundo rw'Imana kandi harimo inyigisho itangaje umwana yakwigiramo. Ibyaremwe ni kimwe mu bitabo bitangaje ahubwo abantu bashobora no kwigiramo kuruta ibindi byose. Nibwo buhumbuzi buhambaye abantu barebesha amaso kandi babyiga bitonze bikabagirira akamaro. Nta bundi buryo hashyirwaho urufatiro rutajegajega kandi rwizewe rw'ubumenyi nyakuri uretse ubwo. Nyamara n'umwana ubwe igihe ari mu byaremwe azibonera intandaro y'ibihangayikisha abantu. Murabyumva? Umwana ubwe igihe ari mu byaremwe akareba buri kimwe, akareba impinduka ziri ku isi, azamenya neza intandaro y'ibihangayikisha abantu. Biba mu bantu byatewe n'iki? Ni izihe mpinduka ziri mu bantu? Ubuhinzi bugenda buhindagurika bigenda biti? Ibyo byose bizagenda bimwigisha. Azatahura imikorere y'imbaraga zihanganye. Iyo bigeze aha niho ibyaremwe bikenera ubisobanura. Iyo witegereje ukuntu icyaha cyangije ibyaremwe, usanga byose bikwigisha amasomo ateye agahinda. Umwanzi niwe wagize atyo. Matayo 13 umurongo wa 28. Nshuti bavandimwe rero, nshuti z'Ibiboneye TV, nshuti bakunzi ba televiziyo yacu, aho twungurana ibitekerezo bitandukanye, noneho rero amarembo arafunguye cyane. Bantu mufite ubumenyi ku ijambo ry'Imana, yewe umuntu uvuga uti mfite ikintu nigiye ku byaremwe, yewe umuntu uzi ushobora guhanga kuririmba indirimbo zigaragara ko Imana yigereshiriza mu byaremwe, abahanzi batandukanye, abaririmbyi mu ndirimbo z'Imana, yaba umuririmbyi ku giteke, yaba abaririmbira mu magurupe, yaba n'amakorari, mwese mushobora kugira ngo dufatanye twungurane ibitekerezo. Aha hantu hahinduke izingiro cyangwa se ihuriro ry'inyigisho zitandukanye zishobora kunganira bagenzi bacu. Ni ikaze cyane rwose muri uburyo bwo gushyigikirana, kandi bizaba ibintu by'ingenzi. Twakoze inyandiko ntoya igaragaza uburyo bw'imikoranire, uko twakorera hamwe, uko twakunganirana. Niba rero hari icyo ufite muri byo byabasha kunganira abantu, ikaze cyane, ikaze. Kandi mwese dukomeza kuba turi hamwe, twongera kubasaba kugira ngo mukore ya subscribe, kandi no kuzogera kugira ngo inyigisho nijye bisohoka ujye uhita ubibona. Kora like aho ngaho, ugire na comment, ukora usharing ibiganiro. Twese dukomeze dufatanye kandi biraba ari ibintu byiza. Ibyaremwe byose byigisha urukundo rw'Imana. Ibyo ibyaremwe byigisha bishobora gusomwa mu buryo bukwiriye gusomerwa gusa mu mucyo umuri kuva i Karuvali, binyuze mu gitekerezo cy'i Betelehemu n'icy'umusaraba. Mureke hagaragazwa uburyo gutsinda ikibi ari byiza, ndetse n'ukuntu umugisha wose utugeraho ari impano ituruka ku gikorwa cyo gucungura. Ikibi cyonona kandi cyangiza kikagaragarizwa mu mikeri n'amahwa n'urukungu, ariko urukundo rw'Imana ruzahura rugaragarira ku nyoni ziririmba, ku ndabyo zirabya. Ariko nimusoroma indabyo, reka mbonere no guhugura abandi muhora muhangayitse. Nimutegereze no mu ishyamba murabona amahwa, ariko no ku biti by'amahwa hariho indabo nziza, no ku bitovu hariho indabyo nziza z'umuhondo, ubundi kandi ziroza. Ni ukuvuga ko no mu duhangayikisha byose no mu bigorana byose hagaragaramo n'urukundo rw'Imana. Ntabwo icyo gishidikanywa, ituba iruhande. Rero turarekera abantu
gukomeza kwegera Imana no guhumurizwa nayo. Ariko urukundo rw'Imana ruzahora rugaragarira ku nyoni ziririmba, ku ndabyo zirabya, ku mvura no ku mirasire y'izuba. Urukundo ruzahora rugaragarira no mu kayaga gatuje ko mu mpeshyi, ku kime cyiza, ku bintu bitabarika biri ku byaremwe, uhereye ku biti binini by'inganzamarumbo byo mu ishyamba ukageza ku rurabyo rwiza rumera ku mizi yacyo. Ni ukuri no muri iki gihe ibyaremwe biracyatubwira ibyo kugira neza kw'Imana. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si ibibi. Yeremiya 29:11. Ubu nibwo butumwa bushobora gusoma ku byaremwe byose busomwe mu mucyo wo muri kuva ku musaraba. Ijuru rivuga icyubahiro cy'Imana kandi si yuzuye ubutunzi bwayo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kadusenga Imana. Mugabo w'amahanga turagushimye. Tugushimiye umwanya mwiza uduha kongera kumva ijambo ryawe. Noneho rero twigishije mu byaremwe tubwira ko hose hagaragara urukundo rwawe. Wumvikanisha rero iryo somo mu mibereho yacu mu izina rya Yesu. Amen.